abyara ndetse akarama imyaka magana cyenda. Urumva? Hanyuma hano bigahita bivuga bitese none se ko Imana yamubwiye ati nurya ku giti no gupfa uzapfa. Ubwo Imana yaba yarabeshye cyangwa se yaba yarisubiye ikavuga iti wenda ntabwo gupfa uzapfa, ariko kuko ijambo ryo ritivuguruzwa kandi ritagamburuzwa kandi ridahinduka. Yego. Ijambo ry'Uwiteka ni ukuri. Yego. Icyo Imana yari yavuze cyarasohoye. Cyarasohoye. No gupfa warapfuye kuko tubona ariye kuri cya giti kigaragaza yuko no gupfa yapfuye. Nuko Imana ihita izana amabwiriza mashyashya bwo kuba muri ya ngobyi. Yego. Nanone ariko igipfa ntabwo ari cyo tubona inyuma. Turabasohoje mwese abakunzi b'igihe cy'ubuntu TV. Uyu ni wa mwanya wa cya kiganiro ibyo ugutwi kutigeze kumva. Rero tubahaye ikaze abantu bose aho muherereye hose muduteze amatwi muri kano kanya. Rero tugiye gukomeza ku kiganiro ibyo ugutwi kutigeze kumva. Insanganyamatsiko turiho kuganira muri iyi minsi ni insanganyamatsiko yitwa Kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza. Niyo twatangiye, iki ni igice cya kabiri tugiye gukora. Rero mu by'ukuri turaje turebere hamwe igice cya kabiri ibyo turi buze kuganiraho muri kino gice cya kabiri cy'uyu munsi. Mbere rero yo gutangira, Xavier urongera udufashe kugira ngo dushimire umwami watubashishije kugera hano, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Imana ishimwe cyane. Yego. Murengezi w'ubugingo bwacu Yesu, turagushimiye. Tugushimiye imbabazi no kugira neza kwawe Data. Turagusabye mwami Yesu ngo ubuntu bwawe burusheho kuganza muri uyu mwanya mu bugingo bwacu, kugira ngo turusheho kwishimira kumva no kwakira ijambo ryawe murengezi w'ubugingo bwacu. Nuko dusabira mu bugingo bwacu kandi nuko dusabira bene Data bose mu mpande zose z'isi, mwami Yesu Kristo, kugira ngo ubugingo bwa twese burusheho guhishurirwa imbabazi no gukiranuka waturonkeye ku musaraba i Golgotha. Murengezi w'ubugingo bwacu nukomeze uganze, nukomeze utegeke, kuko ari wowe ukwiriye mwami Yesu. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana natwe na bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Nkuko nari ntanginde kubivuga, ubushize twarebeye hamwe Kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza. Tureba ibyanditswe bigaragaza yuko iryo jambo koko ari ryo, yuko Yesu ari umukiza, yuko Bibiliya bivuga. Tubona n'ibindi byanditswe bigaragaza yuko Yesu ari umwami, ariko tugerageza mu by'ukuri kubanza kugaragaza uburyo bizwi mu matorero yacu, mu iyobokamana ry'uyu munsi, cyane cyane mu barokore cyangwa se mu baporoso. Iri jambo niho rikunze gukoreshwa cyane, Kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza, ku buryo ryaje kubonerwa na formule rwose. Yego. Kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza, aho ari ikintu gisobanurwa yuko ari cyo gihe wakirijwe. Iyo umuntu avuze ati nakiriye Yesu nk'umukiza, bashaka kuvuga ati narakijijwe. Rero mu by'ukuri iryo jambo rikaba rikunze gukoreshwa cyane, ku buryo iyo formule buri muntu wese umubaje ngo umuntu akizwa ate, yego, ni gute yitwa ko akijijwe, yego, buri muntu wese yewe n'udakijwe ngira ngo yakubwira uko bigenda. Iyo scenario uko igenda yabikubwira. Yakubwira ko umuntu ahaguruka bakamusubirishamo amagambo kayasubiramwo, yego, baturakijijwe, murakijijwe. Twarabibonye rero icyo mu matorero yacu no mu madini yacu cyitwa Kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza icyo ari cyo, uko dusanzwe tubifata, uko dusanzwe tubikora. Twarabibonye mu by'ukuri ukuntu abantu basanzwe babyatura, ariko twashatse kugira ngo turebe hamwe n'icyo Bibiliya nacyo ivuga kuri iryo jambo. Icyo Bibiliya ivuga kuri iryo jambo. Mu by'ukuri nta cyanditswe gihari tubona wenda nk'intumwa zibaza umuntu ziti waba warakiriye Yesu nk'Umwami n'umukiza. Icyo cyanditswe ntitukibona mu by'ukuri. Usibye no gushaka tubona wenda uko abantu binjizaga abantu mu bukirisitu, wenda ko hari iyo mvugo wenda bakoresha, hari iyo mvugo cyangwa se umuntu avuga ati nanjye nakiriye Yesu nk'Umwami. Iyo mvugo ntituyibona mu by'ukuri dukurikije ibyakozwe n'intumwa, kubera ko niho twirefera, kuko niho itorero rya mbere ryatangiriye. Ntabwo tubona iryo jambo rikoreshwa, gusa tubona ibyanditswe bigaragaza yuko Kristo ari umukiza, tukabona n'ibindi bigaragaza yuko Kristo ari umwami, ariko ntitubona icyanditswe kimwe kigaragaza umuntu avuga ati Yesu ni umwami n'umukiza. Ati naramwemeye nk'Umwami n'umukiza. Ntitubona ko bizeye ubuntu
bw'Imana. yego urumva rero mu by'ukuri icyo ngicyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko mu by'ukuri bo ntabwo Yesu nk'umukiza cyangwa se Yesu nk'Umwami ntabwo ari ibintu birangirira ku rurimi gusa, si ibintu birangirira ku rurimi gusa. Niyo mpamvu tutabona icyanditswe cy'umuntu avuga ati n'intumwa zibaza ziti waba warakiriye Yesu nk'Umwami n'umukiza, ngo iyo formule ihari uyu munsi ngo tube turabona na kera dufite ahantu wenda tuyikura, dufite ahantu tuyikura tuvuga tuti ntimubona yuko no mu byakozwe n'intumwa zarabazaga umuntu ziti waba warakiriye Yesu nk'Umwami n'umukiza. Ariko wenda kuri icyo ngicyo ngize icyo nongeraho nubwo ntaho bigaragara mu byakozwe n'intumwa, yego wenda bakoresheje iyo mvugo, iyo mvugo ariko dukurikije uko twayigenzuye dusanga Bibiliya yigaragaza ko Yesu ari umwami kandi ko Yesu ari umukiza. Yego ni ukuvuga ngo mu buryo nanone bwo mu byakozwe n'intumwa abizeye umwami Yesu ni nkaho n'ubundi babaga Yesu ababereye umwami n'umukiza, yarababereye umwami n'umukiza nubwo batakoreshaga wenda iyo mvugo. Ariko iyo mvugo ntabwo impamvu mbivuze nuko urumva uburyo twebwe tuyikoresha yabaye nk'indangamuntu yuko uba umuntu ari umukirisitu, ku buryo n'umuntu ashobora kugutega amatwi ibyo wasubiyemo n'undi akaba yabisubiramo akavuga ati nanjye namwakira nk'Umwami n'umukiza. Ntibyigeze biba nka formule ngo tubone nabo babyitwaza bavuga bati ninde wakiriye Yesu nk'Umwami n'umukiza, ngo tubone aho bagiye kubwiriza babaza bati ninde ushaka kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza. Tubibona ibyo bintu, izo mvugo ntituzibona, ntabwo tubona babwiriza ngo abizere ngo abantu bakizera, abantu bakizera bakavuga bati tubigenze dute, bati ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo tubona. Urumva rero mu by'ukuri nicyo nashatse kugira ngo ninsiste. Rero kugira ngo dutangire mu by'ukuri twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, twashatse kugira ngo turebere hamwe noneho kuri session yacu y'uyu munsi, turebere hamwe noneho ni gute Kristo ari umukiza. Ni gute Kristo ari umukiza, kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza. Tujye kubanza turebere hamwe ni gute Yesu ari umukiza. Mu buryo bwo ari umukiza w'abari mu isi bose. Ese yabaye umukiza w'abari mu isi bose byagenze gute kugira ngo ababere umukiza? Kubera yuko n'uyu munsi ko yabaye umukiza kuko atikiza. Urumva iyo hajemo gukiza haba hari ku rundi ruhande rufite ikibazo, hari ikibazo kiba gihari. Rero ariko mu byanditswe byera kubwa misiyo yesa kubw'igikorwa. Yego ariko mu by'ukuri uko turi buze kubireba cyangwa se twakomeje no kubivuga, impamvu ya mbere ihari igoranye ituma tutamenya uburyo Kristo ari umukiza, ahubwo gusa tukabyatura ku munwa, bigendanye no kutamenya uburyo twari turi babi cyangwa se twari dupfuye. Kuko kumenya uburyo nari mubi cyangwa se kumenya uburyo nari impfuye, ibyo bintu bituma muri jyewe ntaka cyangwa se nshaka umukiza rwose. Bitumye ntekereza gutya ngo nta muntu wavuga ngo narakize atarigeze amenya ko yari arwaye. Ntibibaho, ntabwo bishoboka. nta muntu wavuga ngo nari ndwaye ndakira. Nta muntu wavuga ijambo gukira hatarabayeho kurwara. Ntibibaho, utaramenye kurwara ntiwanamenya gukira. Kuko urumva ko hari ikibanziriza iki. Hari ikibanziriza iki. Ni icyo rero waruvuze uti mu by'ukuri ntabwo umuntu yamenya ko uburyo yabaye umukiza, umuntu atarigeze amenya ese koko icyo yaje gukiza ni ikihe. Ese cyari gihari. Icyo ndacyemera, ubugingo bwanjye buracyemera. Rero mu by'ukuri nibyo tugiye kurebera hamwe uburyo Kristo yabaye umukiza cyangwa se uburyo Kristo ari umukiza. Rero ntabwo byashoboka nk'uko twari dutangiye kubivuga, ntabwo byashoboka yuko aba umukiza tutarabanza mu by'ukuri kumenya uburyo icyo yaje gukiza cyangwa se icyo yitirirwa umukiza yabibereye iki, icyo abera umukiza ikihe gituma abera yabisigiwe iki kwitwa umukiza cyangwa se kuba umukiza. Tugende mu itangiriro. Tugenda mu itangiriro ry'ibintu tangiriro ry'ibintu byose, niho bihera byose. Umupira warengeye. Ku itangiriro ku igice cya kabiri umurongo wa 7, Imana iba igiye kurema umuntu. Iba igiye kurema umuntu, hakavuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Icyo ni igice cya mbere. Irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Icyo ni igice cya mbere. Icyo ni igice kigize umuntu. Amen. Imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Icyo ni igice cya kabiri. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu noneho aba aruzuye, ahindutse ubugingo buzima. Amen. Ariko ubugingo bubaye buzima kubera umwuka wageze muri cya gice cyaturutse mu gitaka. Umwuka w'ubugingo. Umwuka w'ubugingo wageze mu gice cy'ubutaka. Hahita haboneka ubugingo buzima.
yego hahita haboneka ubugingo buzima. hahita haboneka ubugingo Mwanga buzima. ubugingo buzima ntibwaboneka hatabayeho umwuka w'ubugingo. Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka kuko umwuka niwe utanga ubugingo buzima. Amen. Urumva? Ko niko kuri. Rero umwuka amaze kugera muri cya gice cy'ubutaka, umuntu ahita ahinduka ubugingo buzima. Amen. Umuntu amaze kuba ubugingo buzima rero, nuvuga ngo umuntu yaremwe afite ibice bibiri. Icyaturutse mu butaka n'icyaturutse ku Mana. Ku Mana mu ijuru. Yego. Nuvuga ngo umuntu yaremwe afite ibyo bice bibiri. Yego. Igice cy'ubutaka n'igice cy'umwuka. Cyangwa se n'igice cyaturutse ku Mana. Yego, n'igice cyaturutse ku Mana. Amen. Hanyuma igice cyaturutse ku Mana kigeze muri cyo cyavuye mu gitaka. Iyo bihuye bibyara ubugingo buzima. Bibyara ubugingo buzima. Yego. Umuntu ahita aba muzima. Amen. Aba muzima. Yego, aba muzima. Hanyuma noneho umuntu tubona Imana imushyira mu ngobyi. Yego. Imushyira mu ngobyi ya Edeni, yamara kumugeza mu ngobyi ya Edeni, ubwo ni ku murongo wa 10, Imana ikamubwira iti, ikamwereka ibiti biri muri iyo ngobyi. Hakaba harimo ibiti bibiri byahawe amazina, bifite amazina. Igiti kimwe ni igiti cy'ubugingo, hakaba n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ibyo nibyo biti byavuzwe amazina. Ariko hari n'ibindi biti bitigeze bivugwa amazina, byo yemerewe kuryaho. Na kino giti cy'ubugingo nacyo yari yemewe kukiryaho. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi yari yahawe itegeko riko atagomba kukiryaho. Yego. Anabwirwa mu biribwa nticyari kirimo. Ntabwo cyari kirimo. Anabwirwa yuko nakirya ibizamubaho ko bizagenda. Ko no gupfa azapfa. Ko azahita apfa. Niko Imana yamubwiye. Yaramubwiye ati nukiryaho uzapfa. Urumva? Tubona rero umuntu mu by'ukuri, tubona umuntu nyuma yaho Imana iremera Adamu, Eva. Tukabona Eva ari ubanza kurya kuri cya giti. Ariko iyo Bibiliya iri kuvuga ku muntu wabanje kurya kuri cya giti, ntabwo ivuga Eva, ahubwo ivuga Adamu. Ibyo nabyo birimo umugani. Ariko ntabwo ari byo tuvuga. Habanje umugore. Yego, ariko akaba ari utavuga, ahubwo hakavuga umugabo. Ikitirirwa umugabo. Urumva? Ariko iteka ryose byanditswe byarabivuga biti nkuko Adamu, icyaha cy'umuntu umwe ari we Adamu. Ntabwo bavuga Eva. Ni icyaha cy'umuntu umwe ari we Adamu. Ukomeye cyane. Ni umugani ukomeye cyane. Yego. Urumva? Umugore yabaye umunyagicumuro, umugabo bari ubyitirira. Abari ubyitirira. Na bugingo n'ubu baravuga Adamu. Adamu ni ubu. Yego. Nta kamero ka Adamu ntagara ka Eva. Yego. Urumva rero mu by'ukuri umuntu amaze kurya kuri cya giti, noneho nyuma yaho umuntu arya kuri icyo giti. Ari we Eva amaze kurya kuri cya giti aheza na Adamu, ariko ubwo turabyita ko ari Adamu kuko niko byanditswe byarabivuga. Adamu amaze kurya kuri cya giti, nkuko Imana yari yamubwiye. Imana yari yamubwiye ati nukiryaho no gupfa uzapfa. Mu by'ukuri ntabwo tubona wa muntu apfa. Nta yandi makuru yongera kumuvugwaho. Tubona mu by'ukuri akiryaho. Yego. Ntitubona amakuru amwerekeyeho amuvugaho ahagarariraho. Kuko uyu muntu apfuye, amakuru nta yandi makuru aba akwiriye kongera kumuvugwaho. Ahubwo tubona ahubwo akomeza kubaho. Akomeza kuvugwaho amakuru ariho. Agenda abyara. Ndetse akarama imyaka 900. Urumva? Hanyuma hano bigahita bivuga bitese none se ko Imana yamubwiye ati nurya ku giti no gupfa uzapfa. Ubwo Imana yaba yarabeshye cyangwa se yaba yarisubiye ikavuga iti wenda ntabwo gupfa uzapfa, ariko kuko ijambo ryo ritivuguruzwa kandi ritagamburuzwa kandi ridahinduka. Yego. Ijambo ry'Uwiteka ni ukuri. Yego. Icyo Imana yari yavuze cyarasohoye. Cyarasohoye. No gupfa warapfuye kuko tubona ariye kuri cya giti kigaragaza yuko no gupfa yapfuye. Nuko Imana ihita izana amabwiriza mashyashya yo kuba muri ya ngobyi. Yego. Nanone ariko igipfa ntabwo ari cyo tubona inyuma. Ahubwo hapfa ubugingo kuko ubugingo nibwo bwari buzima. Kuko icyo Imana yari yamubwiye ngo no gupfa uzapfa, yamubwiraga n'ubundi ikiri kizima. Icyabaye kizima igihe yaremwaga n'ubundi nicyo cyapfuye. Icyabaye kizima. Yego. N'ubundi kizima nicyo gipfa. Ikizima n'ubundi nicyo gipfa. Rero ubugingo bwabaye buzima igihe yaremwaga, ubwo bugingo n'ubundi nibwo bwapfuye. Kuko tubona Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Yego. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Urumva ubugingo nibwo bwabaye buzima. Yego. Yandi magambo ngo no gupfa nibwo bwapfuye. N'ubugingo nibwo bupfa. Ntabwo umubiri ari upfa. Urumva? Ntabwo umubiri ari upfa, ubugingo nibwo bupfa. Nanone ubugingo bwarapfuye ariko akomeza kugenda.
akomeza kugenda, akomeza kubaho, akomeza kurongora, akomeza kubyara, akomeza ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Nanone mu by'ukuri imvugo y'Imana, iyo Imana iri kuvuga iteka ryose, imvugo yayo n'ijambo ryayo biba biri kurengurira ku muntu w'imbere, ntabwo biba biri kuvuga umuntu w'inyuma. Iteka ryose ijambo ryayo tubona mu butumwa bwiza umugabo akurikira Yesu akamubwira ati jyewe nditaye gukomeza kugukurikira, nta kibazo ufite rwose, nta kibazo ufite ku bintu byerekeranye no kugukurikira, buri kimwe cyose nditeguye kugukurikira rwose, ariko hari akabazo nagize, urumva, hari akabazo nagize rwose, nyihanganira ngende maze nkakemure, jyewe nta kibazo mfite, ubu ninze tugende dore twagize ibyago kandi birumvikana, ngende nshyingure, napfushije kandi napfushije umubyeyi. Mu by'ukuri uyu mugabo yari afite ikibazo, reka ngende nshyingure, uyu muntu yari afite ikibazo kandi cyumvikana, reka ngende nshyingure hanyuma ngaruke nkukurikire, urumva. Ariko tubona Yesu amusubiza igisubizo kiba gisa nkaho mu by'ukuri ucyumvise wakumva Yesu ari nk'umugome, ataragize impuhwe z'ibyabaye. Umuntu akubwira ati napfushije, nagize ingorane, napfushije umubyeyi, uruhushya niba utabishoboye ko tunajyana, nta nubwo ntabwo utipora byibuze, uraza mu ruhushya cyangwa byuze mu ruhushya, niba uceceke byibuze, utanga uruhushya ariko uceceke byibuze. Ariko tubona hari amagambo amusubiza, amagambo Yesu amusubiza niyo agaragaza imvugo y'Imana. Aramubwira ngo reka ngo abapfu bahamba abapfu babo, reka abapfu bahamba abapfu babo, hanyuma wowe unkurikire. None ni gute ngo hari abapfu bafite ubushobozi bwo guhamba abapfu? Ibyo bintu mu by'ukuri birasa nko bitari kumvikana. None ni gute umupfu yahamba umupfu mugenzi we kandi bahuje ita, urumva? Rero ariko mu by'ukuri hari abapfu bariho, yego, hari abapfu bagenda, hari n'abapfu baryamye hasi batakigenda, kubera yuko icyo Imana yita umupfu ari ubugingo atari umubiri. Imana ishimwe cyane, urumva? Icyo Imana yita urupfu, yego, si umubiri, ntabwo ari umubiri, ahubwo ni ubugingo, urumva? Rero hari umubiri wari ufite ubugingo bwapfuye, ariko n'ubwo mubiri ukaba warapfuye, urumva? Hari ubugingo bwapfuye n'umubiri nawe urapfa, urumva? Ariko uwo nguwo niwe wapfuye, ni nawe uriho usabirwa uruhushya rwo kujya gushyingura. Ariko noneho hari umubiri uriho ariko n'ufite ubugingo bwapfuye. Hari umubiri uriho, iki kintu abantu bacyumva kugira ngo baje kugitandukanya, ngo hari umubiri uriho, yego, ariko ufite ubugingo bupfuye, yego, uwo ni umuntu ugenda, ari nawe uri kubwirwa kujya gushyingura, guhamba wa mupfu wari ushobora kubasha gucukura imva, yego, gucukura imva, ufite umubiri muzima, yego, ariko ufite ubugingo bupfuye, yego, uwo niwe ufite ubushobozi bwo gucukura imva, agahamba, ufite ubugingo bupfuye n'umubiri upfuye, uwo niwe ushyingurwa, uwo niwe ushobora kujyanwa ku irimbi nk'iryo dusaba. Niwe Yesu yavuze ati rero reka abapfu bahamba abapfu babo, reka abapfu bagenda bahambe umupfu wavuye mu mubiri, n'umubiri we wapfuye, urumva? Rero imvugo y'Imana rero ivuga iteka ryose ku muntu w'imbere, urumva? Imana ishimwe cyane uburyo Imana isobanura urupfu, yego, no gupfa. Biratangaje kuba Imana ivuga ngo umuntu yarapfuye, ni ukutabaho kuri yo, yego, ni ukutagira umwuka uturuka kuri yo, yego, kugira ngo ubugingo bwawe bube buzima, yego, ngo ni ukutagira ubugingo buzima, yego, ni ukutabaho ku Mana, kutabaho yego. Ni ukuvuga ngo icyo Bibiliya yita gupfa, icyo yababwira ngo nimurya kuri kiriya giti no gupfa muzapfa, ni ugutandukanywa n'Imana, ni ukuba wa mwuka w'Imana utakiri muri wowe, ubugingo bwawe bukaba burapfuye, ahubwo uri kuyoborwa na cya giti wariyeho. Wenda hari ushobora kubaza, niko mbitekereje, yego, ati se ubugingo mu muntu ni iki? Yego, ubugingo mu muntu ni iki? Nk'ikimenyetso cy'uko nshobora kuba namenya ko ubugingo bwanjye bupfuye, yego, kuko urumva mu by'ukuri abantu tuzi uyu mubiri, kuba ngenda ntarwaye, ubwo mvuga ko ndi muzima, n'ubugingo bwanjye ari buzima, yego. Ariko noneho tubonye Imana ivuga ngo
uyu no gupfa uzapfa tubonye Imana yita umuntu upfuye umuntu ufite ubugingo bupfuye. Yego. Aho rero bikwiye kumenya ngo ese umuntu yamenyera ubugingo bupfuye mu muntu niki, ese umuntu ashobora kumenya ko ubugingo bupfuye? Yego. Ni ukuvuga ngo nanone Bibiliya ivuga mu Batesalonike ba mbere igice cya 5:23 tubona Bibiliya igaragaza nanone ibindi bice bitatu. Yego. Umwuka, ubugingo n'umubiri. Yego. Urumva? Umwuka, ubugingo n'umubiri. Yego. Rero ugupfa k'umuntu icyo Imana yita yuko umuntu apfuye nuko ubugingo n'umubiri bitakigengwa n'umwuka, bitakiyoborwa, bitari munsi y'ubutware umuyobozi wabyo ari uyu mwuka. Kuko tumenya ko umwuka ari waturutse ku Mana. Rero iyo umuntu ariye ku giti, kuri kino giti, nuvuga ngo kurya ku giti ni ukuba kino giti aricyo kigiye kukuyobora, aricyo kigiye kugutwara. Umubiri n'ubugingo bwawe bigiye gutwarwa n'iki giti cy'ubwenge. Hanyuma rero uyu mwuka ukaba utakigufiteho urutabi. Mu yandi magambo umuntu, ikindi kintu ntekereje, mu yandi magambo umuntu yacekinga cyangwa se yasuzumira, umuntu yareba umutware we. Umuntu yasuzumira umutware we ninde. Iki giti rero cy'ubwenge ni icy'ubwenge nyine, ni ubwenge kubera yuko Paul yari kubivuga avuga yuko Imana yarimbuye ubwenge bw'abanyabwenge. Urumva rero mu by'ukuri ubwenge ni uko umuntu atwarwa n'ubwenge bwe, ni uko umuntu ayoborwa n'ubwenge bwe. Urumva ayoborwa n'ubwenge bwe ni igihe atwawe, ni igihe umutware we ari ubwenge bwe. Urumva mu by'ukuri rero icyo gihe iyo uhisemo kwigenga kuba ubwenge bwawe aribwo bugutwara, ubwenge bwawe bugutwara, ariko nabwo uba wishutse kuko Satani abwira Eva, aramubwira ati nurya kuri kino giti nawe uzaba ubaye nk'Imana, uzaba wigenze, uhitemo, uzajya ufite ubushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi, uzaguhishana kuba umutware, witware, yego, witegeke. Urumva umenye icyiza n'ikibi. Urumva ariko mu by'ukuri tubona yuko ntibishoboka yuko umuntu yakwigenga, ahubwo igihe cyose umuntu yemeye kuyoborwa n'ubwenge bwe, automatikement azaba agiye munsi y'ubundi butware. Ariko Satani amushuka yuko yigenga. Nicyo nari ntekereje kongeraho ngo kuyoborwa n'ubwenge bwe, abantu bashobora gutekereza bira kuyoborwa n'ubwenge no kuyoborwa n'ibitekerezo. Umuntu agomba gutekereza, kuyoborwa n'ibitekerezo. Urumva mu buryo buhishe ko uko umuntu yita ngo ni ukuyoborwa n'ubwenge bwe no kuyoborwa n'ibitekerezo bye n'imitekerereze ye, yibwira ko ayobowe n'ibitekerezo bye, ariko noneho Satani akamuhisha ko yiyoboye, ko ari ubwenge bwe, ariko nyamara hari umutware utwaye bwa bwenge bwe. Hari umutware utwaye bwa bwenge. N'ubundi nk'uko mbere hari umwuka ugomba kuba utwara ubugingo n'umubiri, niko n'umuntu yariye kuri icyo giti cy'ubwenge nanone haba hari kimuhesha undi mwuka nanone uba umugenga, utwara bwa bugingo n'umubiri, yego. Urumva hanyuma rero tubonye uburyo umuntu yahise apfa. Ugupfa ko Imana ibiri kuvuga ni bwa bugingo bwapfuye. Nanone icyo mu rurimi rw'ikigereki bita gupfa ni ugutandukanywa n'Imana. Imana iramubwira iti nurya kuri kiriya giti uzaba uhisemo kuyoborwa n'abandi, uzaba uhisemo kuyoborwa n'ikindi, uzaba uhisemo kugengwa n'ubundi bwami. Ni ugutandukanywa na wa mutware wagutwaraga mbere. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umutware iyo uvuye munsi y'ubutware bwe, iyo watwarwaga ukava munsi ya bwa butware bw'umutware wagutwaraga, ukava munsi y'ubutware bwe, ukava mu butware bwe, ukabuvamo ukigenga, aho mu yandi magambo kuri wa ubupfuye burundu, ubupfuye kuri wa mutware wagutwara, ariko uri muzima ku wundi ugiye kugutwara. Yego. Uri muzima ku wundi ugiye kugutwara, ariko upfuye kuri wa wundi wagutwaraga. Rero niyo mpamvu Imana yamubwiye ati rero uzaba upfuye. Yarapfuye ku Mana, ariko kuri Satani yarari muzima. Yarabayeho kuri Satani yarabayeho, ariko ku Mana yarapfuye. Kuko nta muntu wabaho udafite nta butware ari munsi yabo. Ntibishoboka. Ni nk'uko uyu muntu ukabona umuntu ashobora kuva munsi
y'ubuyobozi wenda buyobora u Rwanda, ariko akajya hari ubundi buyobozi byanga bikunda ahita ajya munsi yabwo. Nta muntu ushobora kuba nta buyobozi ari munsi yabo. tubona nta inyeshyamba zemerwa. Ntabwo inyeshyamba ntizijya zemerwa. Ntibishoboka. Ntabwo zijya zemerwa. Hagomba kubaho hariho ubutware uri munsi yabo. Kubera yuko tubona hari umwijima, tukabona hari n'amanywa. Urumva? Rero iyo utari ku manywa uba uri mu mwijima, uba uri nijoro. Rero nta netre ihari. Kandi burya no kuri icyo cya rebellion uvuze, na ziriya nyeshyamba buriya hari bundi butware buzitwaye cyangwa bikunda buzikoresha ibyo nyine, ntabwo ziba zigenga, butuma zibinyeshyamba kuko ntizaba inyeshyamba ku bwazo. Ntabwo ziba zigenga. Hari ubundi butware buba buri hejuru yazo bidihesha kubinyeshyamba. Byakwanga byakunda. Rero umuntu ntashobora kubaho, umuntu Imana yamuremye mu buryo adashobora kubaho atari munsi y'ubutware bumutwaye. Yego. Hanyuma rero ubwo ngubwo tumaze kubona yere ukuntu umuntu yapfuye, yuko ari bwa bugingo bwabaye ubuzima nibwo bwapfuye. Ubugingo nibwo bwapfuye. Umuntu aba arapfuye. Ikindi nanone kandi cy'ingenzi nuko Adamu na Eva bacumuye ariko kurya kuri kino giti batarabyara. Bariye kuri kino giti cy'ubwenge umenyesha cyiza n'ikibi, ubugingo bwabo bwapfuye batarabyara. Urumva? Batarabyara. Nta kororoka kwari bwabeho. Nta kororoka kwari kwabaye. Urumva? Hanyuma rero iyo dusomye mu Balewi, ku gice cya 17, some mu izina rya Yesu, umurongo wa 17 yego kadusome ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu. Kuko amaraso ariyo mpongano ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Mana ishimwe cyane. Ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. N'abareba 17:11. Kuvuga ngo amaraso abimpongano kubera yuko igituma amaraso abimpongano. Igituma amaraso abimpongano, amaraso agirwa aba impongano kubera ubugingo buyarimo. Kubera ubugingo buyarimo niyo mpamvu amaraso abimpongano. Ubugingo buyarimo nibwo buyahesha kuba impongano. Mana ishimwe cyane. Hanyuma tubonye yuko rero mu maraso ariho ubugingo buba. Mu maraso niho ubugingo buba. Kandi tubonye yuko Adamu na Eva baracumuye. Ubugingo burapfuye. Amaraso yabo aranduye. Amaraso yabo aranduye. Ngo nimba ubugingo bupfuye n'amaraso arapfuye. Noneho bagiye kubyara. Urumva? Bagiye kubyara. Baravukana ubwandu. Abantu bose rero bagiye kubyara bazavukana ubwandu. Kubera ko ngewe kano kanya mfite amaraso y'abambyaye. Urumva? Nabo bafite amaraso y'abababyaye. Nabo bakagira amaraso y'abababyaye. Gutyo na gutyo kuzageza kuri Adamu. Nuvuga ngo dusubije inyuma abantu bose twahurira muri umwe kubera amaraso. Kubera amaraso tugenda duhanahana. Urumva rero mu by'ukuri niba amaraso ya Adamu na Eva yarapfuye, twakiriye amaraso twese agize gute? Apfuye. Twakiriye ubugingo bupfuye. Umuntu wese uzavuka nk'uko iby'umubiri bigenda, akabyarwa n'umugabo n'umugore ufite igice cy'ubutaka, wakagira n'igice umuntu wese ufite igice cy'ubutaka ariko kubyarwa nk'uko iby'umubiri bigenda, akabyarwa n'umugabo n'umugore, akabyarwa n'inyama n'amaraso. Uwo muntu wese azavuka yanduye, azavukana urwo rupfu, azavukana ubwo bwandu, azavukana ubwo bupfu, azavuka afite ubugingo bupfuye bukomoka ku wamubyaye, nawe kandi akazabwokoza uwo azabyara. Mu yandi magambo urupfu rukaba urw'ibinyejana n'ibinyejana. Nicyo gituma mu Baroma ku gice cya 5 umurongo wa 18 havuga yuko ukutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abazamukomokaho bose abokoza urupfu, abokoza kutumvira Imana, abokoza kuba abanyabyaha, abokoza nabo kutumvira Imana n'ubundi. Kuko dufite ibiri muri Adamu nibyo dufite muri twebwe. Urumva? Rero mu by'ukuri natwe bwa bugingo bupfuye nibwo twavukanye. Rero ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri
ikintu cyanduye nyuma y'uko Adamu amaze kurya kuri kino giti ubugingo bwe bumaze gupfa ikintu yahise yanduza nanone nyuma yo kugira ngo ubugingo bwe bupfe yahise yanduza ubuvuki kuko Imana buriya Imana yashimye kurema umwe ngo hanyuma habaho kororoka ibyo nabyo birimo umugani Imana yaremye umwe kugira ngo twororoke yego niko yari yaragambiriye niko yagambiriye ni muri Malaki niho wabivuga popularité y'Imana ishingira mu bwororoke kurema umwe yego hanyuma umuntu akororoka hakabaho abantu bose ariko bakomoka ku muntu umwe uko niko Imana yagambiriye ivuga ati ndashaka ko isi yuzura ariko biturutse ku muntu umwe icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi niko Imana yari yaribwiye niko Imana yari yabishatse yaratekereje niko yabigambiriye kandi niko bikiri n'abugingo niko bikiri rero uwo muntu umwe waremwe yaracumuye bituma bandi bose bitwa yuko bazabaho nabo bavuka kororoka kose kuza gupfuye kose kubaho kuvukana urwo rupfu kuvukanwa urwo rupfu kuvukana kutumvira Imana urumva rero bivuze ngo ubu buvuke bwose bw'umugabo n'umugore ubu buvuke bwose bw'umubiri bwose bwahise bupfa bwose bwahise bwanduzwa niyo mpamvu urupfu bwanjye sinaburenganyiriza umubyeyi wambyaye nawe ntiyaburenganyiriza uwamubyaye nawe ntiyaburenganyiriza kugeza nta nubwo twanaburenganyiriza na Adamu wariye kuri kiriya giti ahubwo mbyita ibyanjye mbyita yuko ari jye wariye kuri kiriya giti kubera yuko ndamutse ntabibonye gutyo kuko aho agakiza ka Adamu kari ni naho agakiza kanjye kari niyo mpamvu ntafite kumurenganya ikindi ntafite kumurenganya nuko nanjye iyo haza gufatwa jyewe akaba ari jyewe uba hariya aho yaraye nari gukora nk'ibyo yakoze ari nayo mpamvu Imana yateguye umugambi mwiza w'agakiza kimwe wumva yakagombye kuba yarakoze icyo wumva icyatsinze Adamu akaba ariyo mpamvu utekereza ko wamurenganya wowe nicyo wowe wakosora bikaguhesha ubuzima urumva mu by'ukuri ikindi kintu gikomeye cyane kuko abantu benshi bakibazaho bati kuki Imana ishaka kutwitirira kudutwerera ibyaha bya Adamu niwe wacumuye hariya muri Edeni kuki ibyo bintu bikomeje kudukurikirana kandi muri Ezekiyeli hari abantu bavuga buti umwana ntazazira ibyaha bya se na se ntazazira ibyaha by'umwana Ezekiyeli ku gice cya 18 abantu bati kuki noneho se dushaka kubarwaho ibyaha bya Adamu ariko none ubundi buhanuzi bukagaragaza yuko basogokuruza ngo bariye indibu abana bagasharira ariko nanone mu by'ukuri Imana iri juste ibihe byose ntabwo yatubazeho ibyaha bya Adamu nko kudutwerera urumva nkuko uyu munsi tushobora kuvuga ngo abayuda bagambaniye Yesu urumva tukumva yuko ari abayuda bagambaniye Yesu urumva ariko mu by'ukuri ni jye wamugambaniye urumva ni jye wamugambaniye nta wundi uvuyemo ko hari indirimbo iri mu gitabo nkunda ivuga ngo nubwo umunyabyaha ari kuba ari umwe ngo Yesu ntibyari gusebya umugambi wo kumucunga ngo nubwo hari kuba umunyabyaha ari umwe ku isi Yesu yari buze gucungura umunyabyaha bivuze iki nubwo agakiza nakanjye bwite nakarebera muri jyewe jyenyine ntakurebye nabikugeretseho ahubwo nkumva ko ari jye karebaga mu buryo bwihutirwa aho ngaho rero ugiye kugakiza ariko uretse kugera aho ngaho banza ugaruke kwanza ku cyaha no kutumvira Imana rero no kutumvira Imana rero nakagombye kuba kuko imitekerereze ya Adamu niyo yanjye imyumvire ye niyo yanjye uko ari nanjye niko ndi uko umuyuda yamugambaniye niko nanjye mugambaniye niko nanjye mugambaniye rero mu by'ukuri Adamu ntahatandukaniye nanjye ngo umuyuda sinzaduka kuri iki imigenzereze y'umuyuda niyo migenzereze yanjye Adamu ntatandukanye nanjye rero mu by'ukuri ibyo Adamu yakoze biri muri jyewe urumva nta tandukaniro riri hagati yanjye na Adamu n'inkomoko yanjye urumva rero mu by'ukuri niyo mpamvu rero turi umwe na Adamu bidakwiriye kugira uwo bitwerererwa kandi Imana ihagarara mu itangiriro ikamenya ibiri mu iherezo ntabwo itegereza kuvuga ngo reka ntegereze runaka Xavier abanza avuke kugira ngo ndebe uburyo yitwara kugira ngo nawe mushyirire ibiti hariya kandi imyitwarire yigenwa n'ubugingo kandi ubugingo bupfuye ntabwo dutegereza kwirirwa ngo dutegereze ubaho kuko imyitwarire y'umuntu
iri mu bugingo kandi ubugingo burapfuye. None se ubwo ubugingo bwaba bupfuye kandi imyitwarire y'umuntu iva mu bugingo, wategereza ko umuntu aba muzima kandi ubugingo bupfuye? Oya, keretse nanone ubizi mu buryo budahinduka. Kuvuga ngo Adamu ukuntu yaremwe niko nanjye nari kuba mizi. Urumva navukanye akamero ka Adamu. Rero Imana irabizi neza yuko icyatumye acumura, urumva niyo myumvire n'ubumuntu bwe. Urumva rero ntabwo nari kubaho ntandukanye na Adamu. Rero mu by'ukuri ibyo Adamu yakoze nanjye biri muri jewe, kandi nawe ufite bwa bumuntu. Yego, urumva ntabwo nari kubaho ntafite igice cy'ubutaka. Urumva rero mu by'ukuri icyatumye Adamu acumura nanjye kiri muri jewe. Rero ntabwo Imana itegereza ngo reka maze ngerageza abantu bose kugira ngo ndebe wenda yuko havamo umuzima wabyanga. Ntabwo ibyo bibaho, ahubwo kuko yo imenya iherezo mwitangiriro. Imenya iherezo mwitangiriro. Ntabwo rero itegereza iherezo, ntabwo itegereza itangiriro ngo reka ngo itegereze iherezo. Itegereza izi neza yuko abantu bose, buri muntu wese yaza guca hariya muri Edeni, buri muntu wese ku giti cy'uko abyumva yaza guca muri Edeni wese kira gitere kukirya, kuko Adamu ni jewe. Ikimenyetso cy'uko hajyaga kukirya nuko nakiryagaho. Nuko nkiryaho. Oya, nuko n'uyu munsi nkiryaho. Ikimenyetso cy'uko nari bukirye nuko n'uyu munsi nuko n'ubu nkirye. Yego, nimba rero nkirye nari bukirye kuko n'uyu munsi hari igiti cy'ubwenge kamwe n'igiti cy'ubugingo. None se biracyari n'uyu munsi. Ntabwo nakagombye kwibaza ngo kuki Adamu yariye reka kukirya, aho buryo cy'ubugingo wowe kukirya we ntarya icy'ubugingo, ahubwo reka kukirya icy'ubwenge aho buryo cy'ubugingo. Kuko n'uyu munsi iby'Imana yabwiraga Adamu n'uyu munsi nibyo kitubwira natwe rwose. Rero ntabwo nakagombye kwibaza ngo kuki ngo natwererewe ibya Adamu, icyaha cya Adamu, reka kurya n'uyu munsi igiti cy'ubwenge aho buryo cy'ubugingo kirahari. Urumva rero mu by'ukuri nuko ngo tugomba kubyumva. Tumaze kureba yuko ubugingo buba mu maraso. Ubugingo buba mu maraso. Tubonye yuko kandi amaraso dufite ari aya Adamu, twagiye tuyahererekanya, agenda yahererekanya, kuko twabonye yuko Imana yagambiriye ko abantu bose mu isi bororoka biciye mu muntu umwe. Umuntu umwe rero ariye ku giti, ubugingo bwe burapfuye, aduhereye amaraso ye. Twese tugiye kuvuga dupfuye kuzageza ku muntu wa nyuma uzavuka isigaye iterangira. Azavuka apfuye. Bazahererekanya urwo rupfu. Birashoboka rero yuko Satani yarebaga akurikije Imana ukuntu yareragambiriye yuko abantu bazororoka bishingiye ku muntu umwe. Akurikije icyo Imana yita kubaho. Yego, Satani yaravugaga ati birarangiye, imyo ku muntu wose ndayifite, kuko byose bigiye mu rupfu. kubera yuko impamvu Satani yavugaga yuko inyo ku muntu ayifite nta nifite izamucikira, nuko Imana yari yavuze yuko abantu bose bagomba kororoka biciye mu muntu umwe. Kandi uwo muntu umwe arapfuye. Urumva no kororoka hazororoka urupfu. Azagenda yokoza abandi urupfu. Azagenda bororotsa urupfu. Urumva azagenda abororotsa urupfu. Urumva rero mu by'ukuri Satani yarerebaga akavuga ati n'abanjye umugambi ugezweho, n'abanjye none mufite bazacikira. Kuko umuntu ntawe ushobora kuzabaho atabyawe n'umugabo n'umugore. Ntibishoboka. Ntawe uzabaho bitagenze nk'uko iby'umubiri bigenda. Ibyo ngibyo ntibishoboka. Bityo yarebera muri yari ategeye ku ihame ry'iby'uko umubiri bigenda. Yego, koko kandi nk'uko iby'umubiri bigenda. Nta muntu n'umwe wari bumucika. Nta muntu n'umwe ugomba kumucika. Rero yaravugaga ati inyo ku muntu yose aho iva ikagera n'abanjye, ni umwandu wanjye. Urumva rero mu by'ukuri tumaze kubona rero ukuntu ubwo bugingo bwapfuye. Tubonye mu Balewi. Mu Balewi, ariko tubona nanone mu Balewi hari irindi tegeko. Tubona nanone hari irindi tegeko rihari, kubera yuko Imana yibwiye agakiza kuva kera kose isi itarabaho. Niko byanditswe byarabitubwiye, nticibwa muri humye. Yadutoranirije muri we ngo isi itararemwa, kandi ngo yatambwe isi itararemwa. Rero ibi ngibi mu by'ukuri ni ubutsinzi bukomeye cyane. Abantu ntibahumure kuko Imana nticibwa muri we. Urumva ibintu birakomeye cyane. Ariko nanone tukiri aho ngaho, niyo mpamvu Yohana ku gice cya 5 nawe ku gice cya 5 ngo yareretswe, abona yaricaye kuri ya ntebe ku gice cy'ibyahishuwe. Abona yaricaye kuri ya ntebe. Urumva abona ngo habura umuntu waza ngo abumbure igitabo, haba mu ijuru, haba mu isi, haba ngo ni kuzimu hose.
habura n'umuntu n'umwe. Kubera iki? kubera yuko bose abari mu isi tubuza kubigeraho, kuko abari mu isi bose bavuka bafite urupfu. Nta muntu wabasha gukiza, nta muntu wajya gukiza ubundi. No mu ijuru naho ntabwo byashoboka yuko umuntu wo mu ijuru yakiza abari mu isi. Urumva? Kuko dukurikije turibuza kubireba mu kanya, Imana ntabwo yakijije umuntu ariko inyuranyije n'ijambo ryayo. Urumva? Ifite ukuntu yarera ngo umuntu ahorwe undi muntu ngo umuntu ahorwe undi badafitanye isano. Ni ukuvuga ngo mu ijuru yari buhaboneke bazaryozwa ibyo mu isi. Ahubwo cyangwa se wenda anagume yari mu ijuru, cyangwa se Imana ivuga iti yewe ntanze itegeko abantu bose ntibahite bakira. Urumva? Ntanze itegeko, ndi Imana ifite ububasha. Urumva? Kuko reko ibi ngibi abantu bajya babyibaza bati kuki Imana itahise ivuga iti. Urumva? Kuko imyibwirire ya muntu yose ni mibi. Uko reko umuntu abasha kugira ngo avuga ati kuki tutakijwe muri ubwo buryo. Niba Imana ivuga yuko ishobora byose, kuki itahise ivuga ngo abantu bose ndavuze ngo nimuzuke mukiri. Urumva? Twibuke rya hame rya mbere, Imana yagennye kororoka biciye mu muntu umwe, biciye mu muntu umwe hakabaho kororoka. Yego, ni umuntu umwe akororoka akuzura isi. Yego, niko bigomba kugenda. Ntabwo Imana yagambiriye kuvuga ngo ireme benshi bahite buzura isi. Yego, ahubwo yagambiriye ko umuntu azororoka abyaye undi akabyara undi kororoka nuko nguko. Yego, ntabwo Imana yaremye ibyo kuvuga ngo abantu buzura isi nk'amaji. Yego, ikindi nanone nuko tubona mu mategeko Imana yari yaratanze, bo tuvuga mu isezerano rya kera. Yego, Imana yemeye yuko ubugingo ushobora guhererwa ubundi bugingo. uwo ni umugambi w'Imana. Urumva? Ubugingo Imana yemeye ko ushobora guhererwa ubundi bugingo. Urumva? Reka tuhasome, dusubire mu Kuva. Muri ya Mana yateguye agakiza uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego, hari ikindi muri uko kuremwa kw'isi hari icyo nanone yagambiriye kandi yateguye mu Kuva 21. Kuko urumva ko nabyo kubugingo buzahorerwa ubundi nabyo byateguwe umfatiro zitararemwa. Yego, nibyo rwose. 21. 23. Yego, aravuga ngo ariko nihagira ikindi aba uzategeka ko ubugingo buhererwa ubundi. Ubugingo bugomba guhererwa ubundi. Niba hari uwapfuye, yego, Imana yashyizeho itegeko yuko ubwo bugingo bugomba guhorerwa. Yego, urumva? Hano yarakivuga ku murongo wa 22 ngo kandi abantu nibarwana bakababaza umugore utwite akavanamo inda, ariko ntagire ikindi aba, ntazabure kuriha icyo uwo mugabo w'uwo mugore amurihishije cyose, azarihishe nk'uko abacamanza bategetse. Ariko ntihagira ikindi aba, wa mugore napfa, umwana napfa, umwana atwite cyangwa se nawe napfa. Good. Yego, barwanye ntagire ikindi aba, ntagire ikindi kinaba. Ibintu bazaguca uzabiriye. Ariko nagira icyaba, either ni wa mwana atwite arapfuye kuko urumva, cyangwa se uwo mugore niwe upfuye, ubugingo buzahorerwa ubundi bugingo. Nicyo hano yavuga ku murongo wa 23. Urumva? Iri rero ni itegeko ry'Imana rigaragaza yuko ubugingo bugomba guhererwa ubundi. Ubugingo niba bwapfuye, Imana ishyizeho yuko bugomba guhorerwa ubundi. Niba ngo umuntu yahorerwa undi muntu, umuntu ashobora guhorerwa undi muntu. Birashoboka. Urumva? Iri rero ni itegeko rya mbere. Urumva? Ikindi cya kabiri Imana yashyizeho mu mategeko yayo, kuko ntabwo Imana iri bukize umuntu iciye panya, iciye mu zindi nzira. Igomba guca mu ijambo ryayo, igomba gukurikiza ijambo ryayo. Amen. Ubugingo buhorerwa ubundi. Aya ni amahirwe ya mbere tubonye yuko ashoboka. Bishoboka yuko ubugingo bwapfuye bushobora kuhaboneka ubundi ubuhorerwa. Urumva? Ubugingo bwapfuye tubonye yuko bishoboka ko hari ubundi bwabuhorerwa. Urumva? Irindi tegeko nanone turibona mu itegeko ryo gucungura. Mu itegeko ryo gucungura, aho Bibiliya tubwira yuko umucunguzi mu mategeko Imana yari yahereje, ariko kwaguhora bwa bugingo bugiye guhorerwa ubundi. Yego, yuko umucunguzi bishoboka yuko umuntu ashobora gucungura, ariko umuntu ugomba gucungura agomba kuba ari umucunguzi wa bugufi. Ntabwo agomba kuba ari inzaduka. Yego, agomba kuba ari uwo mu muryango wawe. Twarabibonye mu gitabo cya Rusi. Rusi igihe Nawomi yagendaga
yagendaga akava i Betelehemu akajya i Mowabu, yarafite abana b'abahungu babiri n'umugabo we, ngo bagezeyo umugabo we arapfa, abana be b'abahungu barongora abamowabukazi babiri, barangije abana b'abahungu barapfa. Bamaze gupfa, Nawomi yigira inama yo gusubira i Betelehemu. Ngo turi kuvuga muri make igitabo cya Rusi. Hanyuma rero asubiye i Betelehemu, muri abakobwa be babiri, ubwo ni abakazana babiri, umwe aramubwira ati genda jyana nawe ndagumana nawe iteka ryose, ari we witwa Rusi. Tubona Rusi rero mu by'ukuri ajyana na Nawomi bagasubira i Betelehemu. Bageze i Betelehemu rero mu by'ukuri habaho mu by'ukuri, kubera ko urumva nyina yasubiyeyo asanga ubutaka bari bafite mbere batakibufite. Urumva? Hanyuma rero akajya atuma Rusi ngo kujya guhumba mu murima, ariko ngo wa mwene wabo ari witwa Bowazi. Urumva? Gomba kujya guhumba mu murima ariko wa mwene wabo ari we Bowazi. Ibyo nabyo birimo umugani. Urumva? Noneho mu by'ukuri no guhumba nabyo ariko bikaba biri mu itegeko. Imana ikaba yarabitegetse Abisiraheli mu bane ku gice cya 23 yuko nibasarura batagomba kumaraho byose, ahubwo bagomba gusiga mu nkokora z'imirima kugira ngo umunyamahanga cyangwa se umuzungu cyangwa se umukene ushonje azabone ibintu ahumba. Kandi magambo ni mwiza no umukene nawe azabe yejeje. Ibyo nabyo birimo umugani. Urumva? Rero Rusi akajya agenda inyuma y'abahinzi bo mu murima wa Bowazi ahumba. Hanyuma tuza kubona Bowazi amubaza ati uri nde, uri mwene nde? Twihuse Bowazi akamubwira yuko ari kwa Nawomi. Urumva? Akamubwira ati mu by'ukuri ati buretse ati ndibuze gushakisha umuntu wa bugufi kugira ngo agucuye, kuko Bowazi ntago ari wari mwene wabo wa bugufi. Yego. Urumva? Tuza kubona rero mu by'ukuri Bowazi agiye gushakisha mwene wabo wa bugufi. Urumva? Wa Rusi kugira ngo amucungure, akamubwira ati akamusobanura ukuntu byagenze. Ati Elimeleki yavuye nahangaha akasukira wabo. Ati none yaguyeyo n'abahungu be. Ati ariko hari umukazana we wagarutse. Ati uremera kuba wamucungura? Urumva? Undi abanza kubyemera ati ndabyemera. Undi amubwira ati numucungura rero uramucungurana n'umugore we witwa Rusi. Yego. Urumva? Amucungurana n'umugore witwa Rusi, ubone kumucungurana n'imirima ye n'ibiki byose. Undi yumvise yuko harimo gucungura na Rusi n'umuwabukazi, arabyanga. Atahereza Bowazi uburenganzira. Ndabuguhaye. Umva bamuhaye autorité. Amuhereje autorité yo gukora ibyo ngibyo. Hanyuma noneho Bowazi aba ari we uba umucunguzi, kuko niwe wari ukuyeho nguho niwe wari usigariwe ari we hafi. Urumva? Ari we wa bugufi. Rero umucunguzi yagombaga kuba ari umuntu wa bugufi, wo bita mu Cyongereza next of kin. Umuntu ugomba kugucungura agomba kuba ari umuntu wa hafi. Ari umuntu wa hafi. Nukuvuga ngo ari umuntu mufitanye isano rya bugufi. Mufitanye isano rya bugufi. Rero iryo tegeko niko Imana yashyize, avuga ati umucunguzi agomba umuntu ugomba kugucungura agomba kuba afite isano ryawe rya bugufi. Ugiye gucungura agomba kuba gufite isano rya bugufi akuri hafi. Urumva? Rero tubonye yuko ubugingo, iryo ni itegeko yuko umucunguzi agomba kuba ari uwa bugufi. Tubonye irya mbere ryavugaga yuko ubugingo bugomba guhorerwa ubundi bugingo. Hanyuma rero twabonye yuko mu by'ukuri nta muntu wari kubasha gucungura undi muntu, kubera yuko umuntu wese gukiza undi muntu, kuko buri muntu wese avukana ubugingo bufi. Ibyo twabivuze haruguru. Ariko reka dusome nanone muri Zaburi ku gice cya 49. Zaburi 49. Zaburi 49 wahageze umurongo wa 8. Zaburi 49 umurongo wa 8. Yego ndahageze. Ariko ntawubasha gucungura mugenzi we na hato. Yego. Cyangwa guha Imana incungu ye. Yego. Ntawubasha gucungura mugenzi we na hato. Yego. Urumva ko hano Imana yavuze ngo nta muntu ubasha gucungura mugenzi we. Nta muntu abasha gucungura mugenzi we na hato. Nta mupfu wacungura umupfu. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Ahubwo umuzima yacungura. Ahubwo nuvuga ngo umuzima niwe wabasha gucungura umupfu cyangwa se niwe wabasha gukiza umupfu. Urumva? Kandi tubonye yuko nta bugingo buzima bushobora kubaho, bushobora kuvuka. Kuko buno buvuke bwa mbere bw'inyama n'amaraso bwose, umuntu ugomba kubuvukamo wese agomba kuvuka afite ari umupfu, kubera ko aravukana amaraso ya Adamu, kandi Adamu yakoze icyaha, ubugingo bwe burapfa. Bwa bundi bwari buzima maze kuremwa bwahise bupfa. Ibyo byabaye ataravuka. Urumva? Bituma rero abantu bose agiye kubyara bahereza amaraso ye, kandi ubugingo buba mu maraso. Ibyo twabidetaye byose ukuntu Bibiliya igenda bivuga. Urumva?
nta muntu rero mu by'ukuri wabasha gukiza undi muntu kuko bibiri bivuze buri muntu wese uvuka ku mugabo n'umugore ntubasha gucungura mugenzi we na hato. umuntu wese uvuka ku mugabo n'umugore ubyarwa n'inyama n'amaraso ukavuka ku mugore n'umugabo, uwo muntu wese avuka afite ubugingo bupfuye, ntabwo yabasha gukiza. ntubasha gucungura mugenzi we. Abantu bose bazavuka muri ubwo buryo kugeza ku muntu wa nyuma uzageza nyuma isi igahita irangira, azavuka afite amaraso ya Adamu, azavuka afite ubupfu bwa Adamu. Niyo mpamvu umuntu umwe yakoze icyaha yokoza abazamukomokaho bose urupfu. Ibyo twabivuze. Urumva? Rero mu by'ukuri niyo mpamvu Imana yagambiriye gukiza abantu, ariko igambirira gukiza abantu kuva binyuze mu ijambo ryayo, biciye mu ijambo ryayo, mu byo yavuze, mu byo yivugiye ku giti cyayo. Ntabwo ibuze gukiza abantu nko kubihimba. Kandi impamvu bigomba guca mu ijambo ryayo nuko nk'uko umwana w'intama yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, n'ijambo ryayo naryo ni n'uburyo izakiza umuntu nabyo byashyizweho uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nabyo bingana n'ijambo ryayo, kuko nabyo ni ijambo ryayo. Agakiza n'uburyo umuntu azakira ntibitwarebaga umucunguzi wa bugufi, ubugingo buhererwa ubundi, ibi nabyo bingana n'igihe Kristo yatambiwe, kuko nabyo ni iby'icyo gihe. Imana ishimwe cyane. Rero mu by'ukuri twari turi kuvuga yuko bitashoboka ko umuntu yakiza uwundi, ariyo mpamvu Imana yagambiriye gukiza umuntu kuva kera kose nk'uko ibyanditswe byera bibivuga, ariko igambiriye gukiza umuntu biciye mu ijambo ryayo, kuko ntiyivuguruza, ntabwo yivuguruza. Rero imitekerereze y'umuntu ikurikije mu mategeko n'amabwiriza y'ijambo ryayo, imitekerereze y'umuntu rero ivuga iti ko tuvuga ko Imana ishobora byose, kuki itategetse? Iyo mitekerereze mu by'ukuri gushobora byose kw'Imana n'ijambo ryayo. Iyo mitekerereze imeze nk'iya Petero. Imeze nk'iya Petero wabwiraga Yesu ati uramenye rwose, ntibikabeho, nta muntu uzagukoraho. Urumva? Wamubuzaga kujya ku musaraba. Iyo mitekerereze ivuga iti kuki Imana itategetse iri mu ijuru, iyo ni imitekerereze irwanya umugambi w'Imana, irwanya ijambo ryayo. Iyo ni imitekerereze ya kimuntu irwanya ijambo ryayo, kuko tugomba kwemera ibintu biciye mu ijambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana ivuze ibintu niko tugomba kubyemera, bidaciye mu bwenge bwacu cyangwa se mu bitekerezo byacu. Ikindi kandi Imana ni umwami, kandi ubwo tubivuga ngo kugira ngo dushake kugira ngo tugaragaze ngo ububasha bw'Imana, ngo niba Imana ishobora byose se, gushobora byose kw'Imana ntitubyumvire mu bintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Yego, nicyo nashaka tubyumvire mu mugambi w'Imana, mu ijambo ryayo, mu byo yavuze. Kuko mu gushobora byose kw'Imana ntabwo tujya tubitekerereza mu gakiza, ku bugingo bwacu, dukotinga gushobora byose kw'Imana mu bindi bintu byo ku ruhande. Ntabwo tujya dukotinga gushobora byose kw'Imana nko kudushobora, ngo Imana ibe yadushoboye, ngo tuvuga ko Imana ishobora byose dushingiye kuko yadushoboye, ahubwo dushaka kuvuga gushobora kw'Imana byose kw'Imana kuko yashoboye ibindi tutarimo, cyangwa se dushaka kugira ngo ibyo yateguye duse nkaho byo bitagerwaho, ahubwo ikore ibindi ishingiye ku gushobora kwayo. Tuti rwose kuki utari uri mu ijuru ngo utegeka abantu bete bakira. Niyo mpamvu ijambo ryayo ngo batavuga ibihuye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Rero mu by'ukuri Imana bigomba kuba bihuye n'ijambo ryayo kugira ngo umuseke udutambikire, bigomba kuba bihuye n'ijambo ryayo. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri, niyo mpamvu tubona mu buhanuzi, niho tugeze mu buhanuzi. Yesaya ahanura ku gice cya 7. Yesaya ahanura ku gice cya 7, uradusomera. Yesaya arahanura igice cya 7, igice cya 7 umurongo. Atangiye kubona umugambi w'Imana, Yego. Yesaya arabonye ibice cya 7 umurongo wa 14. Umurongo wa 14. Yego. Haravuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Yego. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Urakoze cyane. Ati nicyo gituma umwari azasama inda. Umwari azasama inda. Urakoze cyane. Azabyara umwana w'umuhungu. Uyu ni Yesaya. Ni ukuvuga ngo hano Yesaya ari guhanurira Abayuda hamwe n'umwami Ahazi. Hano ni ukuvuga ngo Abasiriya bari babagose. Urumva? Abasiriya bari babagose bagiye kubatira. Ahazi agira ubwoba. Yesaya araza aramubwira ati saba Imana ikimenyetso.
urumva ubwo nuvuga ngo Yesaya yari amaze kumuhanurira yuko bari butsinde urwo rugamba yego urumva amen ati uru rugamba murarutsinda niko Imana nta kabuza ariko niba muri no gushidikanya musaba Imana ikimenyetso kugira ngo kibahereze urumva abasiriya baraho nimba mutizeye abasiriya baraho barabakikije barabagose urumva Yesaya ati Imana iramubwiye ngo mugiye kubanesha amen ariko niba mwumva mufite gushidikanya mutizeye mufite gushidikanya nimusaba Imana ikimenyetso ahaza ati ntabwo ndi bugerageze Imana yanjye haleluya ntabwo ndi bugerageze Imana ishimwe cyane Yesaya ati rero atekaze nkubwira ikimenyetso Imana igiye kubahereza yego urumva yego ari hano ku muntu atari ikimenyetso ariko Imana igiye kubaha atari ikimenyetso Imana igiye kubaha amen ati nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso urumva ati umwari azasama inda ntabwo muzakimusaba ahubwo ajye kukibihera umwari azasama inda urumva umwari namara gusama inda ngo azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Emmanuel hano Bibiliya yera ivuze umwari ariko mu by'ukuri nibyo dukurikije izindi version wenda nk'igifaransa n'icyongereza zo zirapresiza zikavuga isugi ariko n'abanditse n'abasobanuye Bibiliya yera nabo ntabwo mu by'ukuri bibeshye kubera yuko umwari agomba kuba ari isugi umwari agomba kuba ari isugi mu buryo bw'ikinyarwanda cy'umwimerere umwari yagombaga kuba ari isugi rero isugi rizatwita icyo nicyo kimenyetso ngo bazabona isugi rizatwita mu by'ukuri ntabwo bishoboka ko isugi ritwita mu buzima busanzwe ntibishoboka kuko ujya gutwita yaba isugi kandi ngo atwite oya ntabwo yatwita ngo yitwa isugi kuko kugira ngo atwite hagomba kubanza kubaho imibonano mpuzabitsina gutakaza rwa busugi rero ntabwo watwita nurangiza gukomeza witwa isugi ryatwise ntabwo wavuga ngo isugi ryaratwise ntabwo byishoboka ntibishoboka ahubwo bavuga ngo umugore yaratwise bavuga ngo umugore yaratwise gutwita kw'isugi gutwita kuko kimwe gikontereza ikindi yego kimwe aho kiri kimwe kiba kidahari niba yatwise gutwita kuba kudahari aho gutwita kuri ubusugi ntabwo buhari buba budahari ariko hano tubonye noneho ikimenyetso kizahabwa tubonye byose bizaba bihari amen urumva tubonye byose bizaba bihari tubonye umugore azaba atwite kandi ari n'isugi tubonye umwari tubonye isugi ritwita biranejeje cyane bivuze ngo tubonye noneho hari ukuvuka bidaciye nk'uko iby'umubiri bigenda tubonye ubu buvuke bugiye kubaho iki kimenyetso Yesaya ari kubabwira ari ubuvuke bugiye kubaho bidaciye nk'uko iby'umubiri bigenda butameze nk'uko iby'umubiri bigenda ahubwo kubw'isezerano ry'Imana kubera isezerano ry'Imana ku Imana n'ibihera ikimenyetso yego ati Imana n'izabihera ikimenyetso kandi mu by'ukuri ubuhanuzi Yesaya ari kubabwira Yesaya yahanuye mbere y'imyaka 700 ngira ngo yego mbere yuko Yesu avuke urumva mwumve namwe ikimenyetso atanze mbere y'imyaka 700 kugira ngo Yesu avuke ari guhereza abantu icyo kimenyetso abantu bagoswe n'abasiriya babamereye nabi ako kanya ariko barakireba we arakira kandi kizaba nyuma y'imyaka 700 kandi ngo nicyo kizatuma kandi ngo nicyo kizatuma banesha amen urumva ati icyo kimenyetso Imana irakibaha icyo kimenyetso Imana irakibaha bereke ubutsinzi buzabana namwe mukanesha abanyamahanga bose haleluya urumva Imana ishimwe cyane rero urumva mu by'ukuri isugi ngo rizatwita urumva isugi rizatwita nirimara kutwita ibyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel bisobanura ngo Imana iri muri twe Imana yambaye umubiri Imana igendera muri twebwe Imana muri twebwe cyo nicyo kimenyetso gikomeye urumva ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu kubera iki umugambi w'Imana uburyo yateguye gukiza abantu kubera ko twabonye yuko nta bugingo buzima buhari mu isi ubu abantu bari kuvuka bose bari kuvuga bafite ubugingo bupfuye niyo mpamvu rero kuko bariho bavuka nk'uko iby'umubiri bigenda none Imana iduhaye ikimenyetso yuko isugi rizabyara umwana w'umuhungu hagiye kuzavuka Imana iduhaye ikimenyetso cy'ubuvuke butabaye nk'uko iby'umubiri bigenda kugira ngo haboneke ubugingo buzima kugira ngo hagenderewe kugira ngo haboneke ubugingo buzima bubasha kubera incungu y'ubugingo bupfuye kuko ubugingo buhorerwa ubuntu haboneka ubugingo buzima noneho hakora itegeko ry'uko ubugingo bushobora guhererwa ubundi yego ni ukuvuga ngo Yesu namara kuvuka
arabavutse adakomotse ku mugabo no ku mugore, yego, urumva, ahubwo kubw'isezerano ry'Imana, abe afite ubugingo buzima, aba afite ubugingo buzima, bwa bugingo buzima, hanyuma bwa bugingo buzima none bwahorerwa ubundi bugingo, none mbere kugira ngo buhorerwe ubundi bugingo buzaba bwambaye umubiri, azaba yabaye umucunguzi wa bugufi, azaba yabaye umucunguzi wa bugufi nanone, itegeko azaba ryujuje kuko yavutse ku mugore, yambaye umubiri, agiye gucungura abambaye umubiri, abaye umucunguzi wa bugufi, yavutse ku mugore kugira ngo amuhe umubiri, amuhereze umubiri, kugira ngo acungure abafite umubiri, urumva, ubwo abaye umucunguzi wa bugufi, urumva, hanyuma noneho kandi ubugingo noneho buhorerwa ubundi afite ubugingo buzima. Ubugingo buzima bwe rero bushobora kuba bwahorerwa ubundi bugingo bupfuye, urumva rero mu by'ukuri umugambi w'Imana ugiye gusohora, ariko biciye mu ijambo ryayo, nta hantu na hamwe umucunguzi wa bugufi kuko yambaye umubiri, yego, ubugingo buhererwa ubundi kuko afite ubugingo buzima, noneho birashoboka. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri tugana ku musozo, niyo mpamvu tubona ubwo tugeze mu butumwa bwiza, twabirebaga mu buhanuzi, yego, tugiye kubona n'ukuntu bisohora kugira ngo turebe mu by'ukuri ukuntu iryo sugi ryatwise, muri Yohana igice cya mbere, umurongo ngira ngo wa 20 kugera ku 20, haravuga ngo Yohana igice cya mbere, yego, ngo nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo arerura ati ni jye Kristo. Ngo nuko baramubaza bati tubwire, uri Eliya? Nawe ati sindiwe. Bati uri wa muhanuzi? Arabasobanurira ati oya. Baramubaza ati none se urinde? dusubize abagutumye. 29 sorry, yego. Bukeye bwaho abona Yesu azahari, uwo ni Yohana, yego, abona Yesu azahari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguyu umwana w'Imana, w'intama y'Imana, ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha, ni umwana w'intama y'Imana. Iyo rero ntama y'Imana niyo ibasha gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguyu umucunguzi wa bugufi, kuko mbere impamvu yashyizemo kano ko kuvuga ngo ni umwana w'intama, nuko mbere bari basanzwe bafite nanone amategeko ababwira ngo nihagira umuntu ucumura ajya azana intama idafite intinge itaramara umwaka. Niyo mpamvu yamureretse yamusanishije na ya ntama bazanaga idafite inenge, hanyuma umuntu ufite inenge akayiramburaho ikiganza hejuru, akatura ibyaha bye bikajya kuri ya ntama, nawe agatwara uko utagira inenge kwa ya ntama, nguyu rero ya ntama mwari musanzwe mutamba, dore noneho ngiyi intama noneho y'Imana, yo noneho yari intama ubundi mbere yabaga ari intama mwakuye mu matungo yanyu, noneho ni intama y'Imana. Nanone kandi yabashaga gukuraho icyaha cy'Umwisiraheli, ariko noneho uyu nguyu abasha gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ya ntama y'Abisiraheli yakuragaho ibyaha by'Abisiraheli, ariko iyi ntama y'Imana yo ifite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umwami Yesu Kristo ahimbazwe. Amen. Urumva rero mu by'ukuri, urumva rero mu by'ukuri twabonye nanone muri Luka tubona mu by'ukuri ukuntu wa mwari yatwise inda, turabibona, reka tubikotinge. Tubona marayika muzaho akamubwira ati ugiye kusama inda ubyara umwana w'umuhungu, urumva, hanyuma marayika amubwira ati sibyo birashoboka bite? Ko nkiri isugi. Marayika n'umugabo. Marayika amubwira ati cyamubwiye ati ibyo byateguye kuva isi itararemwa. Urumva? Wikwibaza. Kuko urumva na Mariya nawe byamuteye ikibazo. Ati umwuka wera azakuzaho. Na Mariya nawe byamuteye ikibazo kuko ibyo nta hantu bizwi. Mu isi ntaho bizwi gutwitura isugi. Niyo mpamvu ko ntarabona n'umugabo ibyo bizashoboka. Ibyo bintu ntibibaho. mu bumuntu dusanzwe tuzi mu mibereho ya muntu ntiturabona isugi ritwite. Ibyo bintu rukumbwira bishoboka bite? Ariko marayika aramubwira ati wowe nibyo Imana yagambiriye. Ibyo nibyo Imana yibwiye ko izabisohoza. Ni muri Luka no muri Matayo hasomye igice cya 21. Yego. Marayika aramubwira ngo azabyara umuhungu. Yego. Uzamwite Yesu. Yego.
kuko ariwe uzakiza abantu be ibyaha. Yego, aho ngaho ni handi twasomye. Yego. Hanyuma noneho mu by'ukuri aho muri Luka tubona Gaburiyeli abwira Mariya yuko imbuto y'umwuka wera, imbuto y'umwuka wera izamuzaho. Ntabwo ari ukuryamana na Yosefu ngo habeho guhura kw'intangangabo n'intangangore. Imbuto y'umwuka wera niyo igomba kumuzaho. Urumva? Yamara kumugeraho imbaraga zisumba byose zikamukingiriza. Urumva? Zikamukavaringa. Urumva? Zikamubera nka Mesiye. Yego. Zikamubera nk'ubwambari. Yego. Zigakavaringa wa mwana, ya mbuto, zigakavaringa ya mbuto. Urumva? Zigakavaringa ya mbuto. Kugira ngo uzavuka azitwe uwera. Kugira ngo uzavuka azitwe uwera. Kugira ngo ntihagire isano rituruka kuri Mariya ry'amaraso rishobora guhura n'uyu mwana. Niyo mpamvu imbaraga zisumba byose zigomba kumukavaringa. Hagiyeho kuba operasiyo ikomeye cyane. Zigomba kumukavaringa kugira ngo hatabaho kumwanduza. Kugira ngo uvuka azitwe uwera, niko azavuka atanduye. Azavuke atanduye. Afite ubugingo buzima. Abasha noneho gucungura abafite ubugingo bupfuye. Imana ihimbazwe cyane. Urumva? Rero mu by'ukuri uyu niwo mugambi w'Imana wo gukiza abantu. Urumva? Nuko mu by'ukuri yateguye ukuntu umwami Yesu agomba kuza. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri tubona Yohana kuri cya gice cya 5 abona ko bidashoboka mu isi, akabona ko bidashoboka no mu ijuru. Rero mu by'ukuri hari igihe abantu bibaza batese no mu ijuru koko wenda mu isi birashoboka, ariko se no mu ijuru koko no mu ijuru aburemo. Impamvu mu ijuru atabonekamo nuko mu ijuru nta wambaye umubiri, nta mucunguzi wa bugufi, kandi nta mwuka wacungura umubiri, kandi ntabwo Imana igomba gucungura abantu bidaciye mu ijambo. Nta mucunguzi wa bugufi uri mu ijuru. Urumva? Kugira ngo umuntu yitwe ko ari umucunguzi wa bugufi, niyo mpamvu ijuru n'isi bihabanye. Kandi noneho no mu isi abariho nabo bafite umubiri ariko bafite ubugingo bupfuye. Niyo mpamvu izi qualifications zose zujujwe na Kristo, zujujwe na Yesu. Amen. Kuko Yesu ni ukwambara umubiri. Niyo mpamvu azatero uzavuga uzamwite Emmanuel, ni Imana izaba yambaye umubiri yujuje bya bindi bisabwa byose. Umucunguzi wa bugufi izaba ifite ubugingo buzima, kugira ngo ubugingo buhorerwe ubundi, kugira ngo kandi itegeko ryo gucungura umucunguzi wa bugufi abarabonetse. Ibintu byose Yesu ni wari ubyujuje. Amen. Ni wari ubyujuje byose. Intare yo mu muryango wa Yuda, niyo mpamvu Yohana itabibona, akabona umuntu uzakomoka mu muryango wa Yuda nkuko ubuhanuzi bwabivugaga, akabyarwa n'umugore kugira ngo yitwe ahabwe umubiri, aba umucunguzi wa bugufi ariko ufite ubugingo buzima. Akavuga ati uriya niwe ubasha kubumbura cya gitabo kuko ari wujuje ibisabwa byose. Rero murumva mu by'ukuri uku niko Imana yateguye yuko abari mu isi bagomba gukira. Uku niko Imana yateguye agakiza. Yego. Urumva ubugingo bugomba gukiza abandi nuko wari ubugingo bugomba kuba ari ubuzima buvutse mu buryo budagende nk'uko iby'umubiri bigenda. Ngo dukurikije ibyo byanditswe tubonye, iki nicyo gihesha Yesu kuba umukiza. Yego. Icyo nicyo dukurikije kuva mu itangiriro kugeza mu buhanuzi kugeza uko byasohoye. Ibyo byose ijambo ry'Imana niryo ryatugaragariza uburyo Yesu yabaye umukiza. Yego. Imana ishimwe cyane. Ibyo nibyo bimugira umukiza. Ibyo nibyo bimugira umukiza rwose. Urumva rero mu by'ukuri nkuko nibyo bimugira umukiza nanone kandi Imana igiye gusoza nabyo muri twavugaga mbere turi kugana ku musozo. Urumva ku gice cya 5 cy'Abaroma umurongo wa 18 n'uwa 19 niho hagaragaza yuko ngo nkuko umuntu umwe yokoje abantu bose yanze kumvira Imana bituma bamwukomokaho bose bagiye kukozwa urupfu. Amen. Kandi Imana twabonye yuko yagambiriye yuko abantu bose bagomba kororoka biciye mu muntu umwe. Kororoka bica mu muntu umwe. Niko rero yongeye kurema nanone irindi rema rya kabiri. Yongeye kurema umwe. Undi mwe ari we Kristo, ari we Yesu, ari we Adamu wa nyuma. Kugira ngo nawe abamukomokaho bose nabo abokoza ubuzima kuko afite ubugingo buzima. Hallelujah. Afite ubugingo buzima. Abamukomokaho bose nabo ahita abokoza ubuzima nkuko byanditswe gira bibivuga. Umwami ahimbaza. Urumva? Uko ngukure mu by'ukuri niko Imana yateguye yuko Kristo ari bubera abantu bose umukiza wabari mu isi. Nuko ari buhesha abantu bose ubuzima. Ari bwo koza abantu bose ubuzima nkuko Adamu wa mbere nawe yokeje abandi bose urupfu. Niko Imana yongeye kurema nanone irindi rema
kugira ngo nanone habeho urubyaro rw'Imana kandi rufite ubuzima biciye muri umwe ari we Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Rero mu by'ukuri tugana ku musozo kuri topic ya kabiri ku gice kizakurikiraho cya gatatu ubwo ngubwo tuzarebera hamwe noneho mu by'ukuri ni gute ubu buzima ni gute ubuzima kuko tumaze kubona ukuntu Kristo yabaye yokoje abantu ubuzima tuzareba no mu by'ukuri umurimo yakoze n'uwuhe, hanyuma uwo murimo ugera ku muntu gute no akatura bya bindi akavuga ngo Kristo ni umukiza kuri giye ku buryo ibyo Yesu ari byo nawe abihabwa kubyatura nk'ibi. Yego, kubera ko nanone umuntu abyatura ryari nkuko nanone kugira ngo twokozwe urupfu na Adamu nuko twavutse muri rwa buvuke bwa Adamu. Hanyuma noneho ubupfu bwacu nibwo bwaturaga yuko abyokozwa ryari umuntu yokozwe ubwo buzima gute ryari. Yego, ukuntu bwokoza nyine tuzabireba, ariko bimeze kimwe nk'ukuntu n'undi umuntu yokojwe nk'ukuntu yokojwe ni mu buvuke. Yego, ni mu buvuke. Tuzabireba neza noneho n'ukuntu biba umugabane wanjye kugira ngo Kristo noneho ambere umukiza, noneho bwa buzima yokoza abandi nanjye bumbere ubuzima kugira ngo rya jambo ngo Yesu ni umukiza wanjye kugira ngo risohoye muri yego nibyo tuzareba ubutaha. Rero turabashimira abantu bose bari badukurikiye ku gihe cy'ubuntu TV, tubararika mu by'ukuri kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha igice kizakurikiraho kugira ngo turebere hamwe ukuntu noneho Kristo biba umugabane wacu kugira ngo tumenye ukuntu Yesu atubera umukiza, noneho tukabyatura bica mu buvuke bwo tuzareba uko ubwo buvuke ni yego ukurikije ibyanditswe. Turabashimiye rero umwami Yesu abahezagere cyane. Shalom. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.